Bakunzi ba Judgment Truth Victory, mbahaye ikaze mu mwanya wasoma Bibiliya. Uyu munsi turi mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 20. Imana iravuga iti, amazi najagatemo utunyamaswa tuzima n'ibiguruka biguruka hejuru y'isi munsi y'ikirere cy'ijuru. Nakubwiye ko tuzadukoresha Bibiliya 3: Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera ndetse na Holy Bible King James Version. Rero izo Bibiliya zose tuzazikoresha nkurikije gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro dutegura bibashe kukugeraho. Itangira igice cya 20 muri Bibiliya havuga ngo, Imana iravuga iti, amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Then the Holy Bible King James Version, Genesis chapter 1 verse 20. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that have life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.